Kambasuhuze mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha y'Imana kuri babandi bayifuriza abandi, na babandi bafite umutima w'ubumuga, uburwayi bwanze kumva yuko bashobora guha abandi amahoro, cyangwa se kuyabifuriza. Dusaba Imana tuti Imana tubabarire, ni wowe mugenga w'ibihe, ni wowe mugenga wa byose, ni wowe ushobora gutunganya, ni nawe ushobora kugorora. Utuyoborere bano bantu bumve yuko bagomba gutanga amahoro mu bandi no kutwifuriza amahoro nk'uko natwe tuyabifuriza. Bavandimwe b'amateka nyakuri, nifuje kubaganiriza kubera yuko burya igikomeje koreka u Rwanda rwacu ni amateka y'ibinyoma twabayemo. Nifuje kubabwira nti twagakwiye kuba dufite intwari ziriho. Nifuje kubabwira nti twagakwiye kumva yuko intwari z'uduco z'amakipe yagiye aboneka, cyangwa se uduco twagiye tuboneka mu banyarwanda bakitirirwa ubutwari kubera yuko ngo babiyumvamo, iki gihe kirambiranye. Twagakwiye kumenya ko dufite intwari muri twebwe nk'abanyarwanda, atari intwari zitirirwa abanyarwanda kubera yuko zarwaniye ubutegetsi. Banyarwanda, banyarwandakazi, igihe kirageze kugira ngo buri munyarwanda, cyane cyane ababaga imbere mu gihugu na bamwe bari mu buhungiro bashutswe yuko ngo baje, ngo hari ibyo bazanye mu gihugu uyu munsi, babeshywe bidahari. Ko twishyira hamwe tugahuza imbaraga tugaharanira uburenganzira bwa muntu. Ngo usabe ntuzaharanira uburenganzira bw'ishyaka wiyumvamo, ngo usabe ntuzaharanira uburenganzira bw'idini wiyumvamo, ngo usabe ntuzaharanira uburenganzira bw'ibyo twabeshywe ngo ni amoko wiyumvamo, ngo usabe ntuzaharanire uburenganzira bw'akarere ukomokamo, ngo usabe ntuzaharanire kugira ngo ejo n'ejo bundi ibyo ushobora kumenera amaraso bizasigare byahindutse umuvumo kuri wowe, nk'uko bikunze kumera mu mateka twagiye tugira. Nyuma y'aho umuvandimwe Bicahaga agaragarije urugendo rwe, muri make kuko avuga ko atari yarugaragaza rwose, yenda birashoboka ko hari igihe kizagera akagaragaza ukuri kose k'urugendo yakoze rw'inzira y'umusaraba, ariko ubundi bitari bikwiye. Bitari bikwiye yuko umuntu niba afite uko abona ashobora guhigwa, kugeza ubwo noneho atezwe n'imitego mu bamugambanira. Twizere yuko Nsengimana aho ari i Bugesera arimo yigaya kuba wari wemeye kwambutsa Bicahaga ukabihinduramo kumugambanira kugira ngo apfe. Nizere yuko byakaguhaye isomo ry'uko ibyo wizeye ari baringa. Wowe wagambaniye aracyariho kandi aracyahumeka umwuka w'abazima. Aya ni amateka. Sabe buri munyarwanda kubaka amateka mazima atari ay'umugayo. Nsengimana wagakwiye kubupfukama imbere y'abanyarwanda ugasaba abanyarwanda imbabazi uti ibyo nakoze byambereye ikizira, nagambaniye umuvandimwe ku nyungu zidafite aho zishobora kukugeza.
wagakwiye kuba uyu munsi ugira isoni ikimwaro kikagufata ukagaragaza ba bandi wahamagaye kugira ngo bajye gufata Sindayiga ya Theogene. Wagakwiye kuba ugira isoni ukagira n'ikimwaro ukibaza uti burya bya bihumbi 10 ntabifata. Nkababwira yuko kano kazi ntagashoboye. Wagakwiye kuba ufite isoni n'ikimwaro ukavuga uti burya cyagihe yo nemera gufata ibihumbi 10 nkakora ibyo nagombaga gukora, singe kuba umugambanyi w'amaraso atariho urubanza. Banyarwanda, banyarwandakazi, ubuhemu n'umugayo biguca ku nshuti. Kuba Sindayiga ya Theogene kugeza kuri aka kanya abanyabugesera bataza aho ari, nyamara yaragambaniwe n'uwo yitaga inshuti ye magara. Ni akaga, ni amakuba nk'uko umuvandimwe Bicahaga ajya akunda kubivuga. Ibi byose twazaniwe na FPR yashyize urwikekwe mu banyarwanda nyuma y'uko ngo hari ibyo yari yize ngo ikigera mu buhungiro ye ngo yagombaga kuza guca. Ese Nkotanyi koko buriya mubona ibintu mwazanye mu gihugu cyacu bikwiye? Nyuma yaho mariye kumva ikiganiro cy'uyu muvandimwe Bicahaga, sinshatse kwinjira mu buzima bwe, benda niwe uzabyivugira. Nkaza kumva n'ikiganiro cy'umwana wa Rashid ari mu gutabariza Hakuzimana Abdul Rashid, arimo kugaragaza uburyo yagombaga kuburana kuri 28 ejo bundi hashize, ariko bikarangira ngo atajyanywe mu rukiko. Nkabona ukuntu umwana yashoje ikiganiro n'agahinda n'umubabaro. Iki kiganiro mujye kucyumva, uri we ari we wese wumva ko ari intwari, wumva ko ari impirimbanyi agenda cyumva kireba, yagihuze n'icyo ndi mu kuvuga cy'uyu muvandimwe Bicahaga. Mbabwire ubutwari buraharanirwa, ubutwari buraharanirwa kandi buravukanwa. Abari hanze mbabwire nti mwica abantu intege, mbwira abari mu gihugu ntimwiringira abari hanze ntacyo bazabamarira. Benshi turi ibigwari, twemere ko turi ibigwari, twahunze u Rwanda kubera ubwoba. Benshi muri mwe muri mu gihugu muri intwari, mushobora no kuvamo intwari zihaguruka zikarwanira uburenganzira bwazo. Banyarwanda, banyarwandakazi, ntimukangwe n'amateka y'ibinyoma twabwiwe ngo akomeze kubateranya, ngo akomeze gutuma mumarana, ngo akomeze gutuma murebana y'ingwe, ngo akomeze gutuma umuntu mugira umwanzi nyamara bitari bikwiye. Ahubwo reka mbabwire, bya bindi byose twabeshywe ba nyirabyo badasobanura. Mbabwiza ukuri, mwibaha amatwi banyarwanda bari mu Rwanda, mwebwe nimwe mbwira, mwe muri mu Rwanda mufatane mu nda. Ikibazo mufite ni FPR, ntihagire ubashuka. Ikibazo gikomereye abanyarwanda cyane cyane abari mu Rwanda ni FPR. Abari hanze birwa babacurika babacurura ngo ikibazo gihari n'amoko ngo sinzi bikibara bashuka. Ikibazo mufite ni FPR. Mufatane mu nda, mwe mwabeshywe ngo mwacitse ku icumu barabashuka. Mwacitse ku icumu ryande kuko ari batunze n'uyu munsi akiri batunga. Ubuse koko muri abacika cumu kurusha Rwigara? Wanabahaye umutungo we kugira ngo uyu munsi yabicaye mu rugwiro, harya bamushyize. Ubuse muri abacika cumu kurusha Kizito Mihigo?
muri mwebwe ninde wamenyekanye kurusha Kizito Mihigo? Barabashuka. Ntibamwishe bakabeshya ko yihahuje amashuka, koko aho mu Rwanda muri ko mwegereye ubusho bwa polisi, hari agasho ka polisi kagira amashuka. Ndabanza mbabwire mwebwe bashutse ngo mwacitse ku icumu ngo ry'ibyiswe jenoside yakorewe abatutsi. Mugira umutima wa kimuntu, ndabasabye mugira umutima wa kimuntu, mubanze mumbwire niba iruhande rwanyu nta mupfakazi muzi utari umututsi cyangwa utari umututsi wabuze abe mu ntambara muri 94 bashobora kuba barishwe n'abari imbere mu gihugu cyangwa se barishwe n'inkotanyi. Ntabo muzi. Aya maraso, aya marira, hari amaraso yabishwe, hari n'amarira y'abapfakazi arimo atabaza. Wowe uri umupfakazi ngo wirwe ufashwa, wumve yuko Uwiteka naza guhora aya marira n'aya maraso nawe uzagendaniramo. Abagushuka baragira ngo bajye inyuma ngo barakurokoye, nyamara ntibakubwira icyatumye abawe bicwa. Itandukane n'aba bantu, nyamuneka ndabasabye. Ikibazo mufite mu Rwanda ni FPR. Tureke ya mateka yandi twabeshywe kugira ngo baducemo ibice. N'uyu munsi birwa bubakiraho. Barangiza ngo bavanye ngo amoko mu rangamuntu, bagafata abanyu, bagafata n'ababariya, barangiza bakabajyana mu nzibutso. Banduzi bamwe bishwe. Handuzi bishwe n'inkotanyi, bahambwe. Kanemere kabawe benda babataburuye, bakabagutaburuza ku mbaraga yenda utanabishaka bakabajyana mu nzibutso. Aya mateka arimo kubakwa y'ibinyoma, ni nako na yandi batubeshye kugira ngo ducikemo ibice babone uko bicara ku ntebe, bakomeje kuza bayadushuka. Tugendere kuri aya ngaya dufite. Ndagira ngo dutabara u Rwanda, dutabara abanyarwanda, dutabara abana bacu. Ikibazo ni FPR. Ntabwo ikibazo ari amateka mabi twanyuzemo anabeshywa. Amateka banyirayo bashobora guhagararaho bakajya guhagarara ngo twarabisanze. Umuntu uzavuga ngo twarabisanze uzamubwira uti ndakwiyamye. Uzamubwira uti nanjye nzi gutekereza. Uzamubwira uti nanjye Imana yampaye ubwonko. Uti hari n'ibyo nabonye uyu munsi ntasanze ahubwo nabonye n'amaso bacuritse ndeba. Ibindi nabyo bashobora kuba barabicuritse. Babwira uti ntabwo higeze habaho umusozi bisi yogira ry'umuntu. Uti biriya bakubwira ngo Gihanga wahanze u Rwanda gahanga inka n'ingoma. Uti ndabiyamye, Imana yararemye irema isi, irema harimo n'u Rwanda, irema inka, irema amatungo. Gihanga uwo ngo mutubwira cyerekane bari Imana. Ibi bintu ndababwiza ukuri, Banyarwanda nitutiyama amateka twabwiwe agoretse yakomeje kuduteranya, tudashaka gukoraho n'ubushakashatsi ngo natwe dukoresha ubwenge Imana yaduhaye. Niba batubwira amoko tubaza ubusobanuro bw'amoko n'ikibiranga kugira ngo twubake ubwoko iwacu bushobora kuba ari ubwoko buhuza abanyarwanda aho kuba ubwoko butanya abanyarwanda. Niba kandi bitunaniye twubakire ku mateka twabonye ubwacu. Uyu munsi arimo kudutanya bitari ngombwa. Umuntu araje ahanuye indege ku manywa y'ihangu, bibaye ngombwa yuko isi yose ibona ko umuriro watse kubera ya ndege yahanutse. Agiye kukubwira ngo leta yari iriho niyo yateguye jenoside. Afasha uwari uyoboye leta mwambitse umudari yuko ngo ari intwari. Umubajije utese kubera iki uyu muntu wamwambitse umudari kandi iyi leta ariyo muvuga ko ariyo yateguye jenoside? Abuze ubusobanuro. Reka mbabwize ukuri, Banyarwanda murashoboye muri mu Rwanda. Nimukomeze kutwishinga twe bibirwari turi hanze. Twe turi hanze nta nubwo dushobora no kuvuga ngo ijwi risohoke. Turajya mu nyandiko tukababeshya, tukihisha inyuma y'inyandiko tukababeshya ubuhutu n'ubututsi. Hari ibyo dushobora kubakiraho tukiyama. FPR niyo kibazo, niho niryo shyano ryagwiriye Abanyarwanda. FPR uyu munsi ngo itubwira yuko ngo iyo ugiye kuvuga ngo ibyabaye mu Rwanda byatewe ngo n'uwahanuye indege, bahita bagufata bakakubwira n'iki kirego kiri mu byo ngo bashaka kurega bicahaga. Ngo urashaka guha inyito ngo ifatiro cyangwa se ngo sinzi ukuntu babivugaho ngaho, muzamfasha kuko iki kinyarwanda bahakoresha numva kidasobanutse. Niyo baje bavuga ngo ushaka guha inyito jenoside yakorewe ibyo bita ngo n'abatutsi, ni ukuvuga ngo cya kindi bakubuza kuvuga nicyo cyagakwiye kuba kigaragaza inyito nyakuri y'ibyabaye mu Banyarwanda. Wagira ngo ugiye kubivuga ngo ufite ingengabitekerezo ngo ya jenoside, nkaho nta ngengabitekerezo y'iyo jenoside bafite.
banyarwanda banyarwandakazi, nongere mbasabe ku mateka nyakuri twabeshywe amateka y'ibinyoma tukayubakiraho uyu munsi abantu bamwe bitwaza, tubanze tuyabarekere, tuyabajugunyire, tubabwire tuti turabiyamye. Baba ari abari hanze bafite ibyo bitwaza bisa n'iby'inkotanyi, zaba ari izi nkotanyi zatuzaniye kuducamo ibice, zigafata bamwe zigabashyira mu bushorishori, zigafata abandi ngo zizatwereka ko zabakandagiye. Ngiki kituzanira ibibazo mu banyarwanda. Wowe uri mu Rwanda w'umucikacumu rero, ni nawe nakomeje kubwira, itandukanye n'izi nkotanyi zitari zagucukurira urugobo ngo ziruguhambe mureba n'amaso yawe. Wowe wari uri mu Rwanda wiyitaga kuri umuhutu, baragushutse muri ya mateka bakwita umuhutu, nawe uremera urabyiyita. Ntabwo ushobora no gusobanura ubwo buhutu bwaho bwavuye. Wiyemeje gufata ibendera uhagarara imbere ngo urarahira, ngo urangije ngo usaba imbabazi muri bya bindi bise ndi umunyarwanda, ngo abwira abanyarwanda ngo nsabye imbabazi ngo mu izina ngo ry'abahutu. Uzasaba imbabazi mu izina rya so na nyoko, usaba imbabazi mu izina ry'umuryango wawe niba uzi ko umuryango wawe wakoze amahano. Ariko niba wemera ko na buno bwoko bubaho, buhesha icyubahiro. Niba wemera ko bubaho, ubuhesha icyubahiro, uzabanza utubwire umuntu wayoboraga abahutu mu Rwanda mbere ya 90 cyangwa muri 90, waba yarahagaze akavuga ati mvuze nk'umuhutu nteranyije abahutu mbasabye kujya kwica abatutsi. Nuramuka ukibonye uzabone guhagarara mu izina ry'abahutu usaba imbabazi mu izina ry'abahutu. Ariko mbabwira ko ubu bwoko twabeshywe murimo mwiyambika ari nabwo bwicaje inkotanyi mu rugwiro. Wowe nkotanyi yavuye i Bugande, ukaza warabeshywe, mukica abantu mukabakindagura. Uyu munsi barimo bagutogotamo, urimo urabona ko nta naho wahera kugira ngo n'Imana ikubabarire. Ariko nyamara ntushaka gusaba bene abantu imbabazi. Pfuka musaba imbabazi, hindukira, igihe kiracyariho. Fatanya n'abanyarwanda barenganye mwasanze imbere mu gihugu. Noneho twubaka ubumuntu muri twebwe, bya bindi mwahoye Kizito, kuko yaramaze kubereka ubumuntu. Adashaka yindi umunyarwanda yanyu mwaje muteze imitego ngo abo mwitaga abahutu. Mwarangiza uyu munsi mwabona ko bimaze kubayobera, muti burya ndi umunyarwanda ni ibyacu twese. Ubu buriganya n'ubudemaguji byose birarambiranye mu maso y'abanyarwanda. Wowe rero wumva ko waturutse hanze kandi ukababazwa na bariya abantu mwishe cya gihe, kandi urabazi kundusha kuko nge ntago nafatanyije namwe. Hindukira wature, witandukanye n'izi nkotanyi, biracyashoboka. Kuko ntago uri inkotanyi kurusha Karegeya. Abahe harya mwamukoze iki harya? Harya buriya wumva imbunda yamwishe uyu munsi baramutse baguketse yo itakwica, cyangwa niba ari nishuka niba ari n'umugozi, wumva bitashoboka? Buriya uzaba inkotanyi kurusha Kagame na Kayumba igihe bari barimo kureba ku isaha. Fata iriya foto nurangiza uyishyireho icyitegererezo, wumve niba wari ufite ijambo cyangwa ntaryo wagiraga igihe barebaga ku isaha. Harya uyu munsi amasasu yarashwe Kayumba Nyamwasa mu nda, urambwira yuko wowe atagufata baramutse baguketse cyangwa bakugizeho urwikekwe? Kubera yuko gusa wanze kwambara ubumuntu ngo uzemera guhakirizwa, ukomeze ukorere shitani, uzi n'ibyo mwakoze. Harya buriya uzaba igihangange kurusha Rudasingwa Theogene wabaye umunyamabanga mukuru wa FPR. Banyarwanda twubaka ubumuntu, banyarwanda dufatane mu nda, twibaze ngo ahubwo FPR ikorera nde? FPR batubwira ko ari umuryango w'abanyarwanda, ni ikinyoma, ni ishyano ryagwiriye abanyarwanda baba ari ababaga hanze mbere muri 59, baba ari biyitaga abanyarwanda, ariko baba ari n'ababaga imbere mu gihugu bumvaga ko ari abanyarwanda. Iri ni ishyano ryatugwiriye kandi ni n'urumuri rwaje kutwereka ibyo twakomeje kubeshywa. Muti n'urumuri gute? FPR yapfushije uwo bagiye bakurikiye kubera ko yarahunze. Umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, FPR yamuhambye nk'uko ihamba umuntu ahamba imbwa. Imbwa niyo bahamba ntimenyekane ko yahambwe, nyamara yari umukuru w'igihugu. Twabyanga twabyemera, ntago byari bikwiye niyo yaba yarakoze amakosa kumuhamba muri buriya buryo. Mu gihe bavuga yuko ariyo bagiye bakurikiye,
ariko uyu munsi muzitegereze iyo bari mu kubyina ngo turibuka intwari Fred Rwigema, ngo kubera yuko ari bo bagiye imbere akabayobora mu gutera, nyamara akaba ari bo bamwiyiciye ku munsi wa kabiri. Iri ni ishyano ryagwiriye abanyarwanda. Buri munyarwanda uwo ari we wese wumva ko afite umutima wo gukunda u Rwanda, buri munyarwanda uwo ari we wese wumva yuko afite umutima wo kugira ubumuntu, tukarenga ubunyarwanda tukaba abantu, yagakwiye guhagurukira kwamagana no kurwanya FPR. Nta mpamvu ihari yuko FPR uyu munsi yaba igikomeje kwicara hejuru y'abanyarwanda, ifata umuntu nka Cyumi ikamufunga kubera ko yavugiye rubanda rugufi, ifata umuntu nka Abdul Rashid Hakuzimana ikamufunga ngo kuko yavuze ngo arashaka kunga Kagame na Bizimungu, ifata umuntu nka Abdul Rashid ikamufunga kubera yuko yavuze ngo arashaka gufata umugore wa Kagame n'umugore wa Habyarimana akabunga, ifata umuntu nka Abdul Rashid ikamufunga kubera yuko yavuze ko abazunguzayo bagomba kubaho mu gihugu cyabo, ifata umuntu nka Kizito koko, ifata umuntu nka Niyomugabo koko, umwana wari umunyamateka, umwana wigishaga ibintu abantu bakanyurwa, ikamwica. Ifata umuntu nka Sendashonga wabafashije ikamutsinda muri Kenya, ifata umuntu nka Rizinde bakuye mu kasho ikamutsinda muri Kenya, ifata umuntu nka Karegeya wagiye kubanekera hanze imbere no gihugu imbere ikamwica. Iri ni ishyano ryagwiriye abanyarwanda. Ifata abaturage ikabatsinda ku Gikongoro, ifata abaturage ikabicira mu nkambi, ifata abaturage ikabaremesha amanama bakitaba Imana. Aya ni amateka, tureke yayandi twabeshywe. Nicyo nababwiye, niba dushaka kugira ngo twubake igihugu kizima tujye ku mateka tuzi, yayandi tutanasobanukiwe tuba tuyirambitse ku ruhande. FPR ishobora gufata igisasi karasa indege yari itwaye abakuru b'ibihugu n'ababari bari kumwe, yarangiza bafata Roza Kabuye ikadukoresha imyigaragambyo itemera imyigaragambyo, tukajya kubyina ngo Roza wacu kugira ngo kuba kuri kutajya habona. Yarangiza bafata Karenzi kugira ngo bazavuge bati nyamuneka ibi bintu bigomba kujya habona, bati muze mubyine Karenzi wacu, mutanga amafaranga tuyateranye kugira ngo ukuri kutajya habona. Iri ni ishyano ryagwiriye abanyarwanda. Mu mateka bigomba kuzandikwamo, kandi ni amateka tuzi, ntitugomba kuyazimya. Nongere basubiriremo, ntabwo tugomba kujya mu mateka yayandi dufiteho no gushidikanya, tutazi niyo yaturutse ngo tujye kuyapfa, dufite ayo tuzi aho yaturutse ari ku karubanda. Ntabwo bashobora kuza ngo bafate amagufa yo bishe nayo batishe arunze mu Rwanda ngo bayite ubwoko tubyemere, batubwire ko bakoyeho ubwoko tubyemere, tubabwire ngo twe tufatanye mu nda mu kumenya ukuri kw'ibyo mwatuzaniye kuko muri ishyano. Ndangiza, ntawe nsabye ngo yumve ko giye Hamisi namusabye kujya gukora ibyo adashoboye, ariko abanyarwanda muri mu Rwanda ntimwizera bari hanze, kuko twe nta n'icyo tumaze sibye kwirwa tuvuga. Ariko mwe muri mu Rwanda murashoboye. Ya sambu yawe bakwambuye burya ntushoboye kuyiburanira, ntushoboye kuyiharanira. Bya bihingwa byawe uhinga bakagutegeka n'ubusarura ngo ugomba guha ibyo usaruye n'ibyo ugomba gusarura, ntugomba kubiharanira. Wa mwana wawe wapfuye ntugomba guharanira yuko agomba kuvugwa, ugomba kumwibuka. Za kawa zawe bakwambuye bakakubwira ngo kugomba kuzigurisha uriya muntu igihingwa ngengabukungu bakunyaze, cya gishanga babanyaze uyu munsi kirimo inzuri. Banyarwanda, idamange yaratubwiye ngo duhaguruke twaranze. Karasira yahagaze amazi inkotanyi ati ko muvuga by'ubututsi n'ubuhutu ko ari mwe mwishe mama na data, buriya harya nta bandi muzi baba barishwe kandi baritwaga abatutsi bakicwa n'inkotanyi. Simbavuze kuko nzi ko muhari, simbatunga urutoki hatoye ejo matabaziza ubusa, ariko ko mubizi kuki mutamera nka Karasira. Aya mateka turimo twubakirwa n'inkotanyi y'ibinyoma, ni nkuko nayandi twivurugutamo y'ibinyoma banga yuko dukura mu kuri. Turatekereza, turashoboye. Abanyarwanda nitwemera kubaka amateka nyakuri, inkotanyi zonyine zizatubera icyitegererezo, duheraho zahereye zangiza, twubaka igihugu.
igihe kirageze ngo abanyarwanda bari mu Rwanda muhaguruke. Ba bandi muri mu mashyamba ya Kongo n'ahandi mufite intwaro, igihe kirageze ngo muhaguruke be kubicira mu mashyamba ya Kongo nk'uko Mubaraka Muganga yabivuze, mwirwaneho. Njye ubundi sinkorera mu ntambara, sinanakunda intambara, ariko igihe kirageze ngo mwirwaneho, kandi mwirwaneho mutaha, ntimwirwaneho muguma mu mashyamba ya Kongo aho babasanga. Banyarwanda, banyarwandakazi, amagambo ni menshi, ibyo twabwiwe ni byinshi, aravugwa cyangwa se akarekwa ariko ntarangira. Dukomeze twishishikarize muri twe, yaba ngiye yaba wowe, ko twanze ubuhunzi. Ndabwira mwe muri hanze, twanze ubuhunzi, tugomba gusubira iwacu. Abari mu gihugu mwumve yuko abari hanze tutari abanzi b'igihugu, mwumve ko turi abana banyu, abavandimwe banyu. Umwanzi twese duhuriraho ni FPR, yanze kuna muri cumu. Bayobozi ba FPR, mwuna muri cumu niba mushaka amahoro, mureke gukomeza kurenganya abanyarwanda, murekura abo mufungiye ubusa. Nsengimana wo mubava akeneye kugira ngo asange umugore we n'abana be. Nk'uko ejo bundi mwarekuye Kayumba, n'abandi mubarekure. Cyuma arashaka kurongora, Sankara arashaka kurongora, murekure Rusesabagina asubire iyo yabaga. Heremani nimwe mwamuteye agahinda kugira ngo agende, mumurekure. Ntabwo ari wowe wagakwiye kuba afunze, hagakwiye kuba hafunze abishe umuvandimwe we. Ndangiza, tuzagaye ibigwari, tubyihamagare mu mazina yabyo. Kabarebe uteye agahinda, Kagame uteye agahinda, Dani Munyuza uteye agahinda, Tito Rutarimara nk'umuntu usheshe akanguye ntabwo ari we wagakwiye kuba uvuga amangambure ngo wemere ko mwashyizemo batanu baje kuduhekura, ngo nurangiza ujye kurata jenoside ngo yakorewe abatutsi. Abanyarwanda mwishe barimo bararira, barimo baratabaza. Aya mateka mutwubakira y'ibinyoma turayarambiwe, mwarayubatse byararangiye, uyu munsi ntago muzongera ngo tubemerere. Tuzasubira, Nyagasana bampera umugisha kandi abarinde. Uwo nakomerekeje ambabarire, icyangombwa nuko tugomba kurwanya igituma abanyarwanda tudashyira hamwe mu gihugu cyacu. Si ngombwa ko tuvuga rumwe, ariko dushyire hamwe. N'aba FPR batwemerera bazacya kandi tuzabana, niba twangira kandi bazajya aho bagomba kujya, kuko nibo barimo kuhishira. Ntabwo ari jye waruzi kugira ngo umuntu abone umuriro urimo waka narangiza ashoremo akaboko. Gusa abantu bo muri FPR muri impumyi koko, cyangwa mwapfuye amatwi ntago mwumva. Nyagasana barinde.